Yesu nashimwe, ndagushimiye wowe wongeye gukanda kuri iyi link cyangwa se wongeye kuza kuri uyu murongo kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana, reka dusenge mu izina rya Yesu. Data turagushimiye, tugushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, uri Imana idufitiye urukundo, uri Imana idukunda. Ni ukuri nta yindi Mana twigeze tubona, twakubonye mu byago, twakubonye mu gitondo, tukubona nimugoroba, twakubonye mu gicuku Data mwiza, nta byiringiro twihebye ariko uradukurayo. Nushimwe kuri Imana ituba hafi. Twongeye kugirirwa ubuntu bukomeye, ukumva amagambo yawe meza. Ni ukuri Data, nta wundi tubikesha usibye Yesu watwitangiye. Petero yabivuze neza aravuga ngo ese twakuvaho tukajya ahandi, kari ufite amagambo meza y'ihumure. Data mwiza rero umwe amagambo meza y'ihumure akomeze imitima yacu. Nsengeye mwene Data turi kumwe kano kanya, mwene Data wakurikiranye inyigisho kugira ngo umuhe umugisha, gusaba kwe kuze kuba kwagutse kandi uze kumva amasengesho ye kuri uyu munsi. Aya masaha aho akurikiranye inyigisho aho ariho hose, reka umugirire neza, ni umurengere kandi Uwiteka ukomeze kuduha imbaraga zo kugira ngo dusobanukirwe ibyawe n'ubuntu bwawe. Kuri uyu munsi rero ku nyigisho yongeye kuduhumuriza imitima yacu, tuvuga ko ukidukunda, kutitwitayeho, nta mpamvu yo kwiheba. Reka twumve tunezerewe cyane no kuba uri Imana yacu. Ganza utegeke muri twebwe kandi twiyoborere mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Imana nibahe umugisha, ndagushimiye cyane wowe turi kubana kuri uyu munsi, wongeye gukanda kuri iyi link kugira ngo dufatanye amagambo y'Imana, kugira dufatanye inyigisho nziza. Ni amagambo twandikiwe, ni amagambo yandikishije kugira ngo atuyobore, atubere inkomezi mu bihe bitoroshye, kandi wowe ukomeza kuyakurikirana buri munsi, ntuzagire kwiheba ndetse ntuzumve ko ari ntacyo bivuze, ahubwo hari impamvu. Uyu munsi rero tugiye kwiga inyigisho nziza ifite umutwe uvuga ko Imana ikiduha icyizere cy'ejo. Ntiducike intege, ntitwihebe, ahubwo Imana iracyaduha icyizere cy'ejo, nta mpamvu yo gucika intege. Icyanditswe nyamukuru uyu munsi turaza kugenderaho ni muri Yesaya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 41 hanyuma umurongo wa 10. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 41 umurongo wa 10, nicyo cyanditswe nyamukuru turaza kwibandaho uyu munsi, kiraza kutuyobora. Umutwe uravuga ngo Imana iracyaduha icyizere ntitugacike intege, niko umutwe w'inyigisho uyu munsi ivuga. Hanyuma Yesaya rero igice cya 41 umurongo wa 10, reka dusome uko hatubwira. Tuvuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukibe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Yesu nashimwe. Ukomeje inyuma ya gato aravuga ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Ariko cyane reka twibande ku murongo wa 10, hatubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukibe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Yesu nashimwe cyane. Iki ni icyanditswe nyamukuru turi buze kwibandaho kuri uyu munsi. Ntabwo dufite gutinya, ntutinye kuko ari kumwe nawe, ni Imana yacu. Ntucogore kuko ni Imana yacu, izajya idukomeza, iturinde, iduhe intsinzi mu ntoki n'amaboko y'ukuri. Nta mpamvu yo kugira ngo tuburire icyizere Imana yacu, nta mpamvu yo kugira ngo tuburire icyizere kubera ko Imana yacu irakomeye. Rero bavandimwe, bene Data, hari abantu benshi muri twe bari gushaka gusezera ku buzima, bumva ko bakwiyambura ubuzima bitewe n'ibyo bari gucamo, kandi hari abari gucika intege, hari abari kureka gusenga, hari abari kureka kurwana urugamba rw'ubuzima. Abo bose barahari. Njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo kwigisha ijambo ry'Imana gusa ari ugusoma ibyanditswe byera,
hari no kubwiriza abantu no guhugura abantu ndetse n'ubujyanama. Rero nk'uko hari abantu benshi muri twe, hari umuntu ukurikiye inyigisho yumva ko yirambiwe, yumva avuga ati ese kubera iki njyewe ntabwo njya mpirwa n'ibi ngibi, ibi ngibi byambereye ibibazo gusa. No, hari abari gucika intege, hari abari gucika intege ndetse hari abari kureka gusenga, hari abavuye mu byizerwa bava mu masezerano ndetse hari abari kureka kurwana urugamba rw'ubuzima kandi ari nta kindi baraza gukora, ahubwo bo bakagira imitekerereze mibi irabaganisha ku cyaha, aho kugira ngo basenge Imana ibahe imbaraga. Mwene data, reka nkubwire ngo ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe, kandi ntukihebe, ntucogore kuko ari Imana yawe. Izajya igukomeza, ikurinde iguhe intsinzi, izajya ikuramiza ukuboko kw'iburyo. Kandi hari abaryama nijoro bakarira amarira menshi. Mwene data, reka nkubwire, ujya wiherera ukarira nijoro ugiye kuryama ukarira, ndetse kandi hari abumva ko ntacyo bamaze muri ubu buzima, hari abumva ko ubuzima bwabo butagira agaciro, hari abantu bihebye, hari umuntu ukurikiye inyigisho yumva yihebye, akumva ko ari ntacyo amaze kuri iyi si, kandi akumva ko ubuzima bwe butagira agaciro. Ariko mwene data, ariko wowe unkurikiye uyu munsi ukurikiranye iyi nyigisho, uyu munsi Imana intumye kukugezaho ijambo rimwe rivuga ngo ntugacike intege, ntukihebe. Imana iracyafite gahunda yawe. Yesu nashimwe. Imana iracyafite gahunda yawe, Imana iracyafite gahunda, Imana iracyafite umugambi ukomeye ku buzima bwawe. Uyu munsi reka njye nkubwire ijambo rivuga ngo ntugacike intege, ntukihebe. Imana iracyafite umugambi ku buzima bwawe. Nubwo wabona ko ubuzima burangiye, ukabona wava mu byizerwa, ukavuga ese Imana kuki wanditse? Nta mpamvu, ahubwo uyu munsi ongera ugire icyizere. Uyu munsi Imana intumye ngo nkubwire ngo ntuhangayike, intumye ngo nkubwire ngo ntucike intege. Imana iracyafite umugambi ukomeye ku buzima bwawe, Imana iracyafite gahunda ndende. Mu Befeso 2:10 ntabwo njya nigisha ngo nsoze ntabivuze ntatinzeho, hatuvuga ngo kuko turi abo yaremye iturema imirimo myiza yiteguriye kera muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Rero nta mpamvu yo gucika intege. Urabona bigoye, urabona wabuze inzira, ndetse ngo hari igihe ducibwa intege n'uburebure bw'urugendo, hari igihe ducibwa intege n'amajwi ya Satani aturuka ku mpande zitandukanye. Ariko mwene data, reka ngusabe kugira ngo ujye wibuka ko Yesu niwe washyizeho iyi nzira. Ubuzima ducamo Yesu yabuciyemo, ibitutsi dutukwa Yesu yarabitutswe, Yesu yaranzwe iwabo, amashari tugira yagiriwe ishyari kugeza igihe abambwe ku musaraba. Ariko ntiyacitse intege, yarakomeje arasenga, aravuga ngo data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Reka usabe kugira ngo ubuzima bwawe bugengwe n'Imana, kandi ibikubaho byose bibe mu bushake bw'Imana, ntibize kuba uko we ubishaka. Yesu nashimwe cyane. Hari imbaraga muri Yesu zimira izindi. Ni ukuri hari imbaraga, kandi ntacyo tuzaba turi kumwe na Yesu. Uwamushikamijeho umutima ntabwo azagwa. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'awa musozi mwiza wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo ngo uhora uhamye. Umusozi wa Siyoni uhora uhamye iteka ryose. Rero reka mbwire ngo ntacyo tuzaba turi muri Yesu. Mwene data udukurikiye uwo munsi, Yesaya 57 bavuga neza ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, ngo kandi gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Mu nyigisho iherutse duheruka kuganiraho, niyo twaganiriye muri Yesaya 14:24 avuga ngo ni ukuri uko yabitekereje niko bizaba, kandi uko yabigambiriye niko bizasohora. Rero ndagira ngo nkubwire ngo wicike intege. Uyu munsi ndi kukubwira ko Imana ifite umugambi ukomeye kuri wowe. Ntucike intege, gira kwizera, ugire kuguma byiringirwa. Ntacyo uzaba uri kumwe na Yesu, kandi hari imbaraga muri Yesu abantu batazi. Ngo Yesu ni umucyo akaba n'ubugingo bw'isi, kandi Yesu ni umuzuko akaba n'ubuzima. Twabyize mu ijambo twize ejo abo twari turi kumwe, ngo Yesu ni ubuzima akaba n'umuzuko, byose biri muri we, byose yarabihawe. Ndetse kandi yabaye urugero rwiza, kuko yaraje abana natwe mu isi, abana n'abantu babi, arangije arabambwa ku musaraba, arapfa, aritanga kugira ngo atwereke neza ko ni ubuzima ndetse n'umuzuko. Azura Lazaro turabizi. Yesu tuzi ibyo yagiye akora, tuzi ahumura yampumyi, akiza umurwayi maze imyaka 38 ku kidendezi yarabuze umushyira mu mazi.
ni fagiti dufite, ni referanse dufite y'uko Yesu akora, y'uko kandi azatugirira neza. Rero mwene data, wikwiheba, wicika intege, ongera usenge, Imana ikora ikintu cy'agaciro. Yesu nashimwe kandi Yesu natugiriye neza. Dushobora kwibaza ngo ni kuki imitima y'abantu icika intege? Ese kubera iki imitima y'abantu igira kwiheba igacika intege? Icya mbere ni uko ibirimo kubageraho biba birenze imbaraga zabo. Ubukene, amadeni, uburwayi, ibibazo by'ingo, guhemukirwa n'abo bakunda, ayo ni amadipuresiyo. Ibyo byose ni ibibazo biba ku muntu bigatuma umuntu acika intege. Mwene data, ndabizi ubu ngubu hari ufite ubukene bukabije, wa Mana bizagenda gute? Ndetse hari amadeni wafashe. Hari abantu urimo amadeni uvuga ngo Mana koko ndabigenza gute, ndacahe? Baguhamagara ntiwitabe, bagushaka ugaca inzira ihabanye kuko nta bwisobanuro ufite. Ariko wicika intege. Hari uburwayi bushobora kuguhebesha bukagukura mu byizerwa. Wicika intege. Hari ibibazo by'ingo, uri gukurikirana inyigisho, uri umubyeyi, uri umugabo, uri umugore, ufite urugo, hari ibyo ubona biguhangayikishije ndetse kandi ntabwo ari ibyo gusa, hari ibindi bibazo. Hari uguhemukirwa n'abukunda, urubyiruko, bagenzi bacu, generasiyo imwe. Hari amadipuresiyo menshi cyane, hari amarejegisiyo wahuye nayo, hari amadisapoyitimenti wajya uhura nayo, hari amabitreyozi waragambaniye bikabije, kugeza ubwo wumva ko wiyanze, ukumva uri depuresiti, ukumva ugeze wafata umwanzuro utari mwiza. Mwene data, reka nkubwire ngo ntiwihebe kandi ntucike intege. Nubwo iyo ngiyo yaba impamvu ituma umutima ucika intege, ariko komera kuri Yesu. Ikindi gishobora gutuma imitima y'abantu icika intege, namba 2, ni agahinda ko kuba waragerageje bikanga, warakoze biranga, warasenze biranga, warize biranga, ariko ntibyahinduka vuba. Ibyo byose warabikoze, warakoze, urasenga, warize, ariko ntibyigeze bihinduka vuba nk'uko wabishakaga. Icyo gihe nabyo bizajya gucika intege, ariko nabwo uzakomere kuri Yesu. Igihe birimo kukugeraho birenze imbaraga zawe, ya madeni bwa bukene uzikomeze kuri Yesu. Igihe ufite agahinda ko kuba waragerageje bikanga, hari imishinga wakoze, urahomba, hari ibyo wagerageje, warasenze ntiwabona ibisubizo by'ibyifuzo ufite, warize amashuri ntiyagukemura ibibazo, ariko ntibyahindutse vuba. Icyo gihe uzikomeze kuri Yesu. Namba 3, icya gatatu, gutakaza icyizere cy'ejo hazaza. Iyo umuntu atakaje icyizere, umutima we upfa n'imbere. Iyo umuntu atakaje icyizere cy'ejo hazaza, akumva ko yihebye, akumva ko ari nta nzira, akumva ko nta Imana izabigenza, atakaza icyizere cy'ejo hazaza. Rero iyo umuntu atakaje icyizere, umutima we upfa vuba kandi ugapfa n'imbere. Ntabwo upfa inyuma gusa, upfa n'imbere. Ariko Imana iravuga iti ntucogore kuko ndi Imana yawe. Aravuga ngo ntukihebe, niko ijambo ryatubwiye, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Ngo kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ntiwitinya, ndagutabaye. Haleluya. Ngo witinya Yakobo. Uyu munsi ahari hari Yakobo uhashyira amazina yawe, uyu munsi ahari hari Isiraheli uhashyira amazina yawe, kuko izagufata ukuboko kwe ngo witinya, ndagutabaye. Witinya mwene data, iragutabaye, irahari, iratwumva. Rero hari igihe tugera kwiheba, tukumva ubuzima bwanze, tukavuga ese bizagenda gute, ariko ni ngombwa ko twongera kumva n'ubujyanama, tukumva n'impuguro. Nta mpamvu yo kwiheba si igisubizo cyiza. Iyo uhebye ufata imyanzuro mibi gusa, iyo uhebye ntabwo ubona igisubizo cy'ibyo ushaka, kandi mu by'ukuri turabo yaremye tureba imirimo myiza. Hari imirimo twaremewe. Jya usenga kugira ngo Imana igushoboze. Rero nujya muri ibi bintu uko ari bitatu, nubona ibirimo kukugeraho birenze imbaraga zawe, uzasenge. Aha tuvuga ubukene, amadeni, uburwayi n'ibindi. Nubona agahinda ko kuba waragerageje bikanga, warakoze, urasenga, uriga, ariko ntibyahinduka vuba, ntihagira icyo impinduka bizana, nabwo uzagire kwihangana kandi usenge utegereze. Kuko ijambo rivuga ngo hahirwa abategereza Uwiteka. Kandi mwene data, hari igihe uzatakaza icyizere cy'ejo hazaza, wumve nta cyizere ufite, umutima upfe n'imbere, wumve biranze. Icyo gihe uzasenge, kuko Imana ivuga ngo ntugacogore kuko ni Imana yacu, ntugacogore kuko ni Imana yawe, ntugacogore, ahubwo ujye usenga Imana. Yesu nashimwe.
kandi Imana ntabwo iri hafi y'abafite ibyishimo gusa. Iyo dusomye muri Zaburi ya 34 umurongo wa 19 tuvuga ngo Uwiteka ari hafi y'abafite imitima imenetse, akiza abafite umwuka ucishijwe bugufi. Rero Imana ntabwo ihora hafi y'abafite ibyishimo gusa. Ati se abapasiteri mwebwe muhora mumeze gutya, niyo mpamvu no, Imana ntabwo ihora hafi y'abafite ibyishimo gusa, ahubwo Uwiteka ari hafi y'abafite imitima imenetse, akiza abafite umwuka ucishijwe bugufi. Iyo ngiyo ni Zaburi ya 34. Ni Zaburi ya 34 ku murongo wa 19 kugira ngo usobanukirwe neza. Zaburi ya 34. Uwiteka ari hafi y'abafite imitima imenetse, akiza abafite umwuka ucishijwe bugufi. Imana rero ibana n'ufite amarira. Ni ukuri mwene data, niba ufata umwanya ukarira, niba bijya bikurenga ukarira, menya ko Imana iri kumwe nawe. Imana ibana n'ufite amarira kugira ngo imuhumurize, imuhoze. Imana ijya ihoza amarira, ijya ihoza amarira, Imana ijya ibikora. Rero mwene data, ntuzihebe ngo Imana ibana n'abishimye gusa. Imana ibana n'abafite amarira kugira ngo ibahoze, kandi Imana ibarizwa mu mibabaro yawe. Imana muba muri kumwe. Imana ibarizwa mu mibabaro yawe, si mu byishimo byawe gusa, ahubwo no mu mibabaro yawe Imana ibiriyo. Ikindi kandi Yesu ntiyaje ku bantu buzuye gusa, yaje ku barwayi, yaje ku banyantege nke, yaje kubicuza, yaje kubibuze. Aho rero ongera witekereze uvuge ati se Mana, njyewe bimeze gute? Ese kubera iki? Rero ntabwo Imana yaje kuri abo ngabo gusa, kuko ntabwo iyo umuntu atakaje icyizere Imana imusubizamo imbaraga. Rero ntutinye kubera ko Imana yacu irahari. Cya gihe uzaba wahuye n'ibintu birenze imbaraga zawe. Hari abantu baza mu materaniro imitima iremerewe, bafite imitima iremerewe. Hari abantu babazwa n'ubuzima, babazwa n'ubukene, kubura akazi, ibibazo by'ingo, indwara, kubura amahirwe. Ibyo bikakubabaza umutima wawe, kubyakira bikanga. Kandi rimwe na rimwe ibi byose bituma umuntu agira ikibazo cyo kwizera. Ukibaza ati ese koko nzabishobora? Ese koko hari icyahinduka? Ese byagenda gute? Ese Mana, ukibaza ibibazo byinshi mu mutima. Nanjye wankura hano, nanjye wampa umugisha. Ariko uzi koko Yabesi yarasenze, ahubwo icyamukama umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, ngo ukandinda ibyago ntibimbabaze. In English, that may God bless me indeed. Ukampa umugisha bikamenyekana. Rero ushobora kwibaza, ese koko nzabishobora? Ese hari icyahinduka ku buzima ndimo? Ibibazo hari umuntu uri kubyibaza kano kanya, ati ese Mana, kuki watumye mbaho gutya, kuki byagenze gutya? Ariko Imana iravuga iti ntutinye, ndi kumwe nawe. Rero Imana yacu ntabwo irwanira kure, ntabwo ikurwaniriza kure, ahubwo ikurwanirira hafi. Imana ntabwo ari iy'aba ari mu ijuru gusa, ni Imana iri mu mibabaro yacu ya buri munsi, tugenda, twicaye, dukora akazi. Ni Imana iri kumwe natwe, ni Imana iturinda, ni Imana iturwanirira. Kuko Zaburi yabivuze 34:19, Uwiteka ari hafi y'abafite imitima imenetse, akiza abafite umwuka uciwe bugufi. Rero Imana ntabwo ihinduka nk'uko ibihe bihinduka. Imana yacu ntihinduka ngo ababyeyi bawe, nk'umubyeyi yata umwana yibyariye mu nda, atari ko nje ntabwo nzigera gute. Niko Imana yacu ivuga. Yigirira icyizere, ongera kumva uyizeye, wumve ko Imana yacu ntabwo iduta, idufitiye umugambi muremure. Imana yacu itwitayeho, ntabwo ari bayari. Tuzagere kumutegereza, ntituzarambirwe, kuko atugirira neza. Rero Imana yacu ntabwo ihinduka nk'uko ibihe bihinduka. Kandi ibyo uri kunyuramo uyu munsi, ibyo uri kunyuramo biri aho ngaho, Imana iri kumwe nawe. Mwene data, ndajya nkwibutse ko Abisirayeli bagenda, Imana yagendanye nabo. Saduraka na Meshaki na Abedenego bagize guhamya, bagenda mu muriro, Imana igendana nabo. Daniyeli mu rwobo rw'intare aragira guhamya, Imana iramushigikiye, ibana nawe mu rwobo rw'intare. Arangije Yobu mu mibabaro ye yose yagize, Imana ibana nawe. Nawe reka nkubwire ngo
muri iyo mibabaro yawe, muri ako gahinda kawe, muri ibyo bibazo byawe, muri urwo rugendo rutakoroheye uri gucamo, muri ibyo byose ntazi igihe nabasha kurebesha amaso yanjye, bizwi n'Imana ko niba ibasha kurebera hose icyarimwe ndetse ikareba no mu mitima yacu. Ibyo ngibyo Imana igiye guhindura umugisha kubwo kwizera. Rero ibyo uri kunyuramo biri aho ngaho, Imana muri kumwe kandi hari igihe umuntu atakaza icyizere. Iyo umuntu atakaje icyizere rero Imana imusubizamo imbaraga binyuze mu ijambo ryayo. Satani akunda kwiba icyizere akakubwira ngo byarangiye, akakubwira ngo ese urabona bizacaye, akatwihebesha. Niko ubundi byavuze ngo Satani ajya agerageza kutwihebesha, ngo kutwibutsa gukiranirwa kwacu agashaka kutwihebesha, atari ko tujye dutombera mu ijuru. Iyo Satani akunda kutwihebesha akatwiba icyizere pe, akakubwira ngo byarangiye ntibishoboka, ariko Imana ikakubwira ngo nahise nkoresha intoki zanjye ndakurinda. Ni Imana iturinda kuko yavuze ngo nzakuramiza ukuboko kw'iburyo. Ni Imana iturinda. Imana yacu ntabwo ikwizeza ko ibibazo bitazabaho, never, kuko yaravuze ngo nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe ntazagutembana. Aravuga ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya, uzawucamo gusa ntabwo uzashya, muzamure kumwe nayo. Rero Imana yacu ntabwo ikwizeza ko ibibazo bitazabaho. Ibibazo bizabaho, uzabinyuramo, ariko ikwizeza ko itazaguhana kandi ngo ntizaguha gutsindwa nabyo. Uzabicamo gusa ntibizagutsinda. Yesu nashimwe. Rero Yesu ni umwungeri mwiza, aruhura imitima irushye. Yesu ni umwungeri mwiza, yumva intama ze, nkajya asiga 99 akaza gushaka imwe gusa yazimiye. Rero abamufashe ntabwo tuzamurekura. Niko aherutse kuririmba Mbonyi ngo nimemushika naramufashe sinzamurekura, zitamuca naramufashe ntabwo nzigera murekura. Nawe wafashe Yesu ntuzigere umurekura, kuko ibyo bikuruhije uyu munsi nubiha Yesu arabiguhinduramo umunezero. Iyo mibabaro arayihindura. Icyo uhaye Yesu nicyo ahindura. Numwiha wese azaguhindura mushya. Numuha ubuzima bwawe azabuhindura bushya. Numuha ibyawe azahindura bishya. Wowe egera Yesu n'umutima wowe, muganire na Yesu, senga, muganire na Yesu. Rero kugira ngo imitima yacu igaruke, kugira ngo imitima yacu yongere kugira icyizere, ireke ubwihebe bwo mu mutima, ireke kumva itakinejejwe n'iby'Imana, kugira ngo imitima yacu igaruke, dukwiye gusenga tutazuyaza. Ibyaha, agahinda byose tubishyire imbere y'Imana. Tubwire ngo Mana, ni ukuri iki cyaha cyarananiye, nabaye imbata y'iki cyaha, mfite agahinda byagenze gutya, akazi nkora bimeze gutya, Mwami mwiza amasomo utakira Imana uyibwire. Senga utazuyaza, ubere Imana open, uyibwire byose. Abanegeze yigisha neza, aravuga ngo ngewe ngiyo ndimo ndasenga, ngo Imana turaganira, nkajya mbwira ngo Mwami Imana rero uyu munsi byanyerekeye gutya, kanaka yambabaje, uyu nguyu yanejeje mu mugisha, bakaganira nk'umubyeyi n'umwana. Nawe gira gusenga utazuyaza, ngo Mana uyu munsi byagenze gutya, ahangaha nagenze gutya, umbabarire, kandi Uwiteka ahangaha umpa imbaraga unshoboze kugira ngo n'ibi ngibi nzabikore. Iyo dukwiye gusenga tutazuyaza, kugira ngo Imana itugirire neza. Ikindi cya kabiri ni ugusubira mu ijambo. Ijambo ni ubuzima, ijambo ni inkota ityaye, ngo ni inkota isogota, niko muri byabirimbye. Rero tudafite ijambo ntabwo tuzabasha gusubiza Satani. Ngo Satani yigeze agerageza Yesu akajya amusubiza akoresheje ibyanditswe. Haranditswe ngo, kuko handitswe ngo, ese wowe ufite amagambo angana iki uzabasha gusubirisha iriya myambi y'uriya mwanzi? Ikindi kandi dufite gukomeza kugira icyizere nubwo ntacyo tubona mu maso. Hari igihe uzaba nta kintu ubona mu maso, ukabona aracyari kure cyane, ariko uzakomeza ugira icyizere. Rero ubugingo bw'umukristo buturizwa n'icyizere, ntabwo buturizwa n'ibyo abonesha amaso. Kugira icyizere, kugirira uyu mwami icyizere, nibyo biduha gutuza, nibyo biduha kumva dufite amahoro mu mutima, tukumva twuzuye, kuko tumufitiye icyizere. Tuvuga ngo uwaduhamagaye turabizi neza azatugezayo. Rero mwene data, muvandimwe wanjye, rubyiruko rugenzi rwanjye, basore, inkumi, ababyeyi bakurikirana izi nyigisho, reka mbabwire ngo umwami Yesu aracyakora. Umwami Yesu aracyadufiteho umugambi muremure. Ntabwo Imana yatanze isezerano ry'ukuri ngo izaryigure. Ntabwo Imana yatanze isezerano ry'ukuri ngo ntizarisohore. Oya, ntabwo kandi wavutse ngo ube intamenyekana. Ntabwo wavutse ngo ube gahinda. Ntabwo wavutse ngo ube umunyamubabaro. Ntabwo ari byo wasinyiye. Never. Ntabwo wavutse ngo witwe gahinda. Oya,
Ntabwo Imana yaguha umutima ngo ibisubize ubusa. Imana no. Rero ibyo uri kunyuramo byose si iherezo, ni inzira iganisha ku mugisha. Ni byiza nigisha umuntu ndavuga ngo hari igihe ibintu bijya biza ngo n'umuyaga, hari igihe umuyaga ujya uhuha ukagupushinga ku mugisha wawe. Uzareba igihe umuyaga uhuha mu buzima busanzwe, wahuha nk'agati kari hasi kakegera imbere ho gatoya. Rero nawe hari igihe ibyo biza bigupushinga. Rero ibyo uri kunyuramo si iherezo ry'ubuzima bwawe. Ibyo uri kunyuramo ntabwo ariyo destination finale, ahubwo ni inzira iganisha ku mugisha. Aho abandi babonera iherezo, Imana ihabonera itangiriro rishya. Abona ko byarangiriye, abona ko wacitse intege, abona ko utakibashije, nibwo Imana itangira gukora. Petero yabyanditse neza aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Reka mwene data dufatanyirize hamwe dusenga Imana. Ariko ibyo byose bikuremereye biture Yesu. Ibyo byose bikuremereye bihe Yesu, kuko ngo yaratwitangiye. Ni ngombwa ko tumutura bya bindi byose bituremereye kugira ngo aduhe umunezero, kugira ngo akore na bya bindi kandi abikore kwiyubahisha. Rero wigira kwiheba, wowe menya ko ibyo uri kunyuramo ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe, ni inzira iganisha ku mugisha. Kandi aho abandi babona iherezo, abandi babona ko byakurangiriyeho, bakabona ko birangiye, aho ngaho Imana yabona intangiriro rishya. Yabona intangiriro rishya. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana Data uri mu ijuru, turaje imbere yawe. Dufite imitima imenetse, imitima yanduye, imitima y'abanyabyaha, ariko turakumenekeye cyane Data mwiza. Nubwo dufite imitima imeze gutyo, twizeye ko uri umukiza. Twizeye ko uri umukiza. Reka imbaraga zawe zituremere indurwe nshya. Hosha imitima iremerewe, uhagurure uwacitse intege. Wongere umuhagurutse, umuhagarike yeme mu byawe. Uhumure uwumva ari wenyine, umuhumurize, umuhe ijambo ryawe ry'ihumure. Data mwiza, buri wese ugukeneye, buri wese uri gusenga kano kanya, buri wese uri mu gahinda kano kanya, uri kwibaza ngo ese mwami nakora iki? Reka turabizi ko uri Imana idukunda, kandi tuzi ko wabyandikishije ngo ntabaza ndagutabara. Turakwinginze ngo mushaka muzabonwa, mushaka muzabona. Hanyuma ngo dukomange tuzakingurirwa, kuko buri wese ushatse abona, ukomanza akingurirwa. Natwe turakomanze wawe, ntudukingurire. Hari icyo dushaka, ni ukutugirira neza. Hari icyo dushaka, ni ukuduha umugisha. Hari icyo dushaka, ni ukuhumura imitima yacu, ukayihumuriza. Data mwiza, ibitwebeshe ukabishyira ku ruhande. Icyo twanze ni ugukora kumwe na Satani mu izina rya Yesu. Agasuzuguro ke ntigacirwe mu izina rya Yesu. Ndasengera mwene Data ukurikiranye inyigisho aya masaha, uyu mwanya, hari ibyifuzo afite bitandukanye. Hari afite ibyifuzo by'akazi Data mwiza, niwe utanga akazi. Hari afite ibyifuzo by'amasomo, inzara, mwami Yesu, cinzira. Hari afite ibyifuzo bitandukanye. Ese mbahaye byagenze gute? Bariya ko byabahiriye, ko byagize gutya. Ariko Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo ushyire iherezo. Reka ubaremere amashimwe, kubera kuri Imana ikomeye. Nubahe ibyo kurya bikeneye, abakeneye kwishyurwa amadeni bishyura amadeni, abakeneye kwishyura abana bishyura abana, abakeneye imibereho nubabesheho, abafite imishinga reka dushigikire. Data mwiza, nutube hafi Kristo, nutube hafi. Ntacyo twakwishoboza, icyo dufite gusa ni imitima imenetse niyo dufite yonyine. Ariko nubwo dufite imitima imenetse, twizeye kuri Mukiza. Ngo bakubambye ku giti uzira ibyaha byacu, urabyemera. Yesu we, ariko Uwiteka, reka imbaraga zawe zituremere indurwe nshya. Imbaraga zawe zituremere amateka mashya. Imbaraga zawe zituremere ibyiringiro bishya. Hosha imitima iremerewe,
uhoshe imitima iremerewe, uhagurure uwacitse intege, wongere umuhagarike, uhumure uwumva ari wenyine, mu izina rya Yesu Kristo. Ntugire neza, ntugire neza, ntugire neza, wumva ari wenyine, wumva ari wenyine, umusange, numusange, numusange, numusange. Yesu we, komeza kuduha imbaraga mu gusenga abamo byose. Yesu, mwene data wakurikiranye inyigisho, numuhe umugisha, numurengere, kwifuza kwe kose ni ugusubiza mu izina rya Yesu. Basabiye ko gusubizwa ibyifuzo, gusorerwa kw'amasezerano, ni ukuri nibigaragare, nibigaragare. Era yigeze asenga avuga ngo Mana bimenyekanye ko uyu munsi ari we Mana, natwe bimenyekanye ko ari wowe Uwiteka. Ni wowe Uwiteka, ni wowe Uwiteka, ni wowe Uwiteka. Bimenyekane, 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 bimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane, bimenyekane. Reka babimenye, bamenye ko dusenga Imana, Imana y'ukuri, Imana ijya idutsindira urugamba, Imana ijya iduhanagura byose byaturizaga, ikaduhanagura byose bituremereye, Imana ijya idushakira inzira, ikaducira inzira. Data we, kandi nsenga ndakwereka urugendo rwatangiye rwa evangelisme, uzaduha imbaraga, tutitaye ku byaduca intege, tutitaye ku byadusubiza inyuma. We are committed to do it so. Dear God, Daddy God, please be by our side. Nubane natwe, nubane natwe, ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen.